ngo mu masaa 3 z'umugoroba wo kuwa kane w'iki cyumweru nibwo umugabo witwa Mwubahimana Eric yakiriye telefone imusaba kugera ku kabari k'uwitwa Gisangani Jean Pierre gaherereye mu mudugudu wa Matwari mu kagari ka Masoro mu murenge wa Ndera w'akarere ka Gasabo. Ava mu rugo umugore yumvise awagiye ariko atabashije kumenya uwari umuhamagaye uwo ari we. Muri iryo joro umugore wa Mwubahimana Eric ngo yaratetse arayisha ategereza ko umugabo we agaruka araheba. Bigeze mu masaa 9 z'urukerera rwo kuwa gatanu tariki ya 9 z'ukwa 12 2022 abona nimero y'umugabo we imuhamagaye yitabwa n'undi muntu amubwira ko yagera hafi ya kabari akareba umugabo we. Iryo jwi rimubwira ko umugabo we yakubiswe bikomeye ku buryo atakibasha kwigenza. Ngo akihagera yasanze koko umugabo we yagizwe intere, bihutira kumujyana ku ivuriro rito ribegereye. Bagezeyo basanga ikibazo cye kirenze ubushobozi bwabo, bamwohereza ku bitaro bya Kanombe aho atatinze kuko mu rukerera rwo kuri wa gatandatu bakiriye inkuru yuko Mwubahimana Eric amaze gushira mu mwuka. Baba abaturage baha ibi byabereye ndetse nabo mu muryango wa nyakwigendera baravuga ko uyu mugabo ashobora kuba yarazize inkoni yakubitiwe muri aka kabari, gusa ntibiyumvisha uburyo yakubiswe ba nyiri aka kabari bahari ntibatabaze bakabyiyererana kugeza anegekajwe bikanamuviramo urupfu. Nari ndyamye mu masaha ya 8 numva umuntu arimo aragonga cyane, narabyutse nsanga umwana umusore bamusohoye bamuryamishije hariya, barimo bamukubita akantu k'agatebe gasa naho agatebe kicaraho nk'abantu batatu, umugabo umwe agafasha arimo agakubita gutya. Ndangije mpita nitambika uwo mugabo ndamubwira urongera kumukubita aka gatebe ninjye urabushaka. Ndangije muhamagara mu izina, mpamagara uwo musore mu izina, numva ntago arimo kuvuga. Kandi urumva ko hano bamukubita nta nduru zabaye, nta muntu wavugije induru, ari nyirakabari ntiyavugije induru. Bisobanura ko bamukingiranye nko mu nzu bagakubita, baraza gukubita maze kunegekara bakajugunya hanze. Ni ukuvuga ngo ajyanwa ku bitaro yarameze nabi, nta muntu yavugaga, yavaga amaraso mu kanwa, mu mazuru, umutwe ntabwo ntiwabonaga n'umutsatsi. Umuntu yakubitiwe hano kwa aka kabari nta rusaku twumvise kuko nta muturage wahageze ngo atabare. Hanyuma bagira bamukubita agera hapfira ahangaha, nta ndoro, nta muturanyi, nta kintu na kimwe. Gusa ibyo bintu si ibintu biteguye bigaragarira buri wese. Ariko mu kumuterura umuntu yari yarangiye, arimo ava amaraso ahantu hose. Noneho turavuga ati mu mujyane ku iposita de sante yari Masoro kugira ngo ambulance ibashe kuza. Bamugejejeyo muganga mukorera ibishoboka, aravuga ati n'ubundi umuntu yarangije, mureke duhamagaze imodoka imujyane. Ambulance iraza, nibwo bamujyanaga i Kanombe. Ubwo rero twamenye amakuru ko yapfuye mu gitondo. Nyirakamana Erohimu umugore wa nyiraka kabari avuga ko uyu nyakwigendera yageze mu kabari kabo mu masaa 3 z'ijoro, ahasanga abandi bagabo barimo uwo bibwiranye bakumva baziranye, babwirana ibikorwa byabo byahashize bigeraho banashyiraho intego ngo mu kwishyuzanya iyo ntego y'ibihumbi 2 bari bashyizeho nibwo havuyemo n'iyi mirwano. Impamvu tutahuruje batangiye baganirana nkuko twaturi kuganira tukibwirana, bagenda baganira nyine bagera aho ngaho kubyo kubetinga nimero. Ubwo muvandimwe nyine abasha kuba yatsindwa, arangije nyine mu gihe bari guharira ngo nazana amafaranga yanywere kuko yari amaze gutsindwa. Uriya muvandimwe witabye Imana hari igikombe namaze kunyweramo igikoma kira kitasi, yagishyikiriye ku meza, arangije atagikubita wa undi bafunze mu mutwe. Undi nawe ntiyatatse ntiyavuzigije induru, yaje yahise amuhengera ahita kurura amaguru akubita kano kantu k'inyuma hasi. Yikubise hasi, papa w'abana yumvishije ikintu kikubise hasi ahita abyuka yirukanka. Cyakuza mu gusohoka yamukubise nimba ari intebe nk'eshatu. Ibyo bintu nibyo bintu nzi yamukubise nka 3, n'ingumi yahise amukubita nyine amaze kwikubita hasi. Papa w'umwana ahita asohoka nyine nura muvandimwe ari hano ahita arabakiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndera Nkusi Fabien ku murongo wa telefone nta byinshi yifuje gutangaza kuri iki kibazo kuko ubwo twamubazaga icyo nk'ubuyobozi buri gukora kuri uru rugomo rwabereye muri aka kagari yahise akupa telefone. Reka tuze no kuvugana nyuma, ariko urumva ko ndi mu muhanda ahantu hari urusaku, turaza kuvugana nyuma. Ariko ibyo nabaye ngusubize ni ibyo nuko abantu bavuga ko umuntu yishwe n'inkoni, urupfu rw'umuntu amwishe cyemezwa na muganga ntabwo ari amagambo abantu bawe. Nyuma y'urwo rugomo se wenda n'iki nk'ubuyobozi
twarinze tumara gutunganya iyi nkuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutaragira icyo rudutangariza, gusa amakuru Yongwe TV yabashije kumenya nuko bamwe mu bagize uruhare mu gukubita unyakwigendera batawe muri yombi, ariko abaturage bo barasaba ko na ba nyiraka kabari ibi byabereyemo bakurikiranwa kuko ngo bimanye amakuru ubwo byabaga nibura ngo n'abandi baturage batabare. Ni hehe mwarepotinze sayo makuru y'ibyabereye hano? Umugabo wawe yararyamye abyuka intumba ari intumbi yemera kwishyura ibyo 200 kugira batamuhanyiriza mu nzu ye. Murangije musura dahabu kandi muri mwari mwanyerenda nabatabashaka. Ibyo bintu birimo akagambane rero mwaturenganura bigakurikirana. Mwubahimana Eric yari mu kigero cy'imyaka 27 asigiye inda umugore ndetse n'umwana umwe bari barabyaranye. Dukeneye ubutabera bw'uyu mugabo. Ngo ntago umuntu yapfa gutyo gusanga ngo agende nk'imbwa. Dieudonne Nshimiyimana, Yongwe TV, i Kigali. Kubasubiza kandi bayikaza hano kuri Voice TV Rwanda YouTube channel kugeza amakuru atandukanye kandi ku gihe, ibiganiro bitandukanye, urusobe rw'ingingo zo kuganiraho, ikungura ubumenyi ku byo wifuza kumenya. Iyo nivuye mu nzu kwa Didier ntago ivuye wanjye. Hanyuma yishwe nande? We yayizanye yapfuye ayikoreye mu mufuka. Ayikoreye mu mufuka atavuga ati nago tuyatuguriza umari. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu aba bagabo babiri bikekwa ko bibye ihene y'umuturanyi bafashwe bamaze kuyica n'ibyo mu nda babikuyemo. Igikorwa cyamenyekanye ubwo umwe muri bo yazengurukaga mu rusisiro ashaka umukiriya w'iyo ntumbi y'ihene yishwe igahishwa mu nzu abaturage bavuga ko isanzwe ari iyumwe muri aba bakekwa. Yongwe TV igera mu kagari ka Kinyana mu murenge wa Rusororo w'akarere ka Gasabo yasanze aba bagabo uko ari babiri bafungiye mu biro by'aka kagari, intumbi y'ihene nayo igaramyaho batangira kwitana ba mwana. Ntago ndi ruharwa n'ubwa mbere icyo kintu kimbayo. Iyo nivuye mu nzu kwa Didier ntago ivuye wanjye. Hanyuma yishwe nande? Nibo bayishe. Ndayitora barambwira ngo nijye kubahigira isoko ndarihiga koko. Bigeze aho barambwira bati rero ntibikunze, fata umuzigo wacu ushyira hariya. Umuzigo wabo mushyira mu nzu yabo. Ndangije nshobora ndagenda ndataha. We yayizanye yapfuye ayikoreye mu mufuka. Ayikoreye mu mufuka atavuga ati nago tuyatuguriza umari. Jya gushaka abandi bakiriya. Agenda gutyo, oya ibyo no kugira ngo tumufashe kuyishyura kandi ntago twamufashe kuko niwe wayibye. Uriya niwe gisambo gikuru kuri Kinyana ahubwo niwe tunazi kubi. We yayiniza n'amaraya yakuyemo ubu yamaze no kuyarya ko. Bo barabanza bakarya n'ubutumbu bwayo. Ubu bayamaze kwatogosa mu gitoke yarahaze. Ndasa bamufunze ameze neza nta kibazo afite. Nzamurambaho Gilbert nyiri ihene yibwe ikicwa avuga ko yabuze ku mugoroba kuri wa kabiri ubwo umwana yari ayiragiranye n'izindi hanyuma yo ikabura. Ibyanatumye iri joro ryose bari baraye bayishaka bakayibona mu rukerera yamaze kwicwa ngo igurishirizwe kuribwa. Aho bita kwa Mutuyimana Didier niho twayisanze intumbi y'ihene bayishe. Twasanze bayipfumuye mu nda. Ibyo mu nda ntago byari bigihari, ibifu babikuyemo amara niyo yanaganaga. Aba baturage barasaba ko ikibazo cy'ubujura muri aka gace gihagurukirwa ngo nk'aba baba bafatanywe igihanga bagahanwa by'intangarugero. Bigaca n'ubujura buri muri hano muri Kinyana kuko bazengereje abantu. N'ibindi byabuze ahubwo babitange. Abantu n'induru zivuga nta muntu uzirika ihene urasanga bayigutwaye. N'ingurube n'inkwavu baraza bakazitwara kandi batwarwa n'aba bose. None tugize amahirwe babafatanywe igihanga ni nayo mpamvu twanateka ko ari bo bahemukira abantu. Ubu nta muntu ukiryama ngo asinzire kubera ibisambo by'inahanga nta kindi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo ubwo twamuhamagaraga ku murongo wa telefone yari ataramenya iby'aya makuru, gusa ubwo twayikurikiranaga ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kinyana Hakizimana Jean Baptiste yagaragaje ko ibikorwa byo gutahura abihisha inyuma y'ubujura bumaze iminsi bwarashoye imizi muri aka gace ngo bikomeje mu kubuhashya. Umutekano twawutangiye muri operation turashaka gufata abajura bose n'abakekwa bose, turashaka kugira ngo dukore intuze yo guhiga witwa umujura wese. Bamwe mu baturage bo muri aka kagari bavuga ko ubujura bw'amatungo bukomeje gufata indi ntera, dore ko ubwo twaraha hahise hazanwa n'urukwavu narwo rwari rumaze iminsi rwibwe rufatiwe nabwo muri iyi nzu yari yasanzwemo iyi ntumbi y'ihene. Aba baturage bavuga ko uku kwitana ba mwana kw'aba bagabo bakekwaho kwiba iyi hene bakayica ngo ari amatakirangoyi. Na amatakirangoyi iyi n'inzana imico y'abajura. Bose n'abafatanyacyaha nuko ngo bose bagomba kundihira ihene. Dieudonne Nshimiyimana, Yongwe TV, i Kigali. Kubasubiza kandi bayikaza hano kuri Voice TV Rwanda YouTube channel kugeza amakuru atandukanye kandi ku gihe, ibiganiro bitandukanye, urusobe rw'ingingo zo kuganiraho, ikungura ubumenyi ku byo wifuza kumenya.